Hari kode ziba muri telefone yawe ushobora kuba utaruzi uyu munsi cyangwa se utazi ko zinabaho. Uyu munsi turakugezaho kode 10 ushobora kuba utaruzi akamaro kazo kandi ziba muri telefone yawe utunze uyu munsi. Uyu munsi T-Zone Media yifuje kukujyana mu isi y'ikoranabuhanga. Kora subscribe, like na share. Tujye kubana muri iki kiganiro ni Fabrice Shagi. Nujye kure ya telefone. Uyu munsi ndashaka kubwira kode wakanda muri telefone yawe ukahita ubona nimero iranga telefone yawe, uburyo igihe wayibwe ushobora kuzayifashisha mu kwisikana bakayitrackinga bakareba yiherereye. Kanda akanyenyeri urwego 06 urwego. Iyi ni kode izwi nka International Mobile Equipment Identity, igufasha kumenya imibare iranga telefone yawe igihe wayibagiwe cyangwa se igihe bayikwibye telefone yawe. Iyi mibare baguha yakifashishwa mu kumenya aho telefone yawe iherereye. Kandi hari kode ya kabiri, ukanda akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Turasubiramo, ukanda akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ni kode iguha uburyo bwo kubona ko telefone yawe ikoresha ibintu bitandukanye birimo wifi. Ituma ubona imirongo ya internet iri hafi yawe uri. Ushobora kubona amakuru arebana na telefone yawe, kureba uko ubuzima bwa batiri yawe buhagaze n'uko telefone yawe ikora muri rusange mu byo bita CPU, Central Processing Unit. Iyi kode kandi ni ingenzi cyane no ku bantu bakoresha telefone za kera, kuko ifungura uburyo bw'ibanga buguha amakuru arebana na telefone yawe. Kode ya gatatu ku bantu bafite iPhone cyangwa bakoresha telefone zo mu bwoko bwa iPhone. Iyi kode igufasha kwirinda abantu bashobora gushaka guhamagarisha telefone yawe nta ruhushya bahaye. Cyiza cy'iyi kode kandi ushobora no kuyivandiramo mu gihe wanayishyiriyemo. Iyi kode ni akanyenyeri 3 akanyenyeri urwego. Turayisubiramo, ni akanyenyeri 3 akanyenyeri urwego. Iyi kode ikorana na telefone ziri mu bwoko bwa iPhone. Iyi ngiyi ikumira abantu bakoresha telefone yawe bayihamagarisha mu buryo wowe udashaka. Ibi nabyo kuri kode ya gatatu, hari abantu baguhamagara ukumva ko aguhamagaye gusa ariko nimero ye ntuyibone, ukibaza uko biba byaragenze. Uriya muntu aba yarakoresheje iyi kode ngiye kubwira, ariko nayo ikorana na telefone ziri mu bwoko bwa iPhone. Ukanda akanyenyeri urwego 30 urwego. Ndasubiramo, akanyenyeri urwego 30 urwego. Iyi kode ikorana na iPhone gusa. Igihe ushaka guhamagara umuntu ariko nabone nimero yawe, iki gihe koresha iyi kode. Cyiza cyayo kuyivanamo nabwo urongera ukayandika uko wayanditse n'ubundi, ihita yivanamo automatically. Iyi kode ya gatanu, iyi ni kode yifashishwa igihe ukeneye kuvanamo ibintu byose washyizemo cyangwa se amapplication yose washyizemo ukoresheje Google. Iyi kode igufasha kubisiba mu buryo bworoshye ukahita ushyiramo izindi wifuza. Iyi kode ukanda akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ndasubiramo, ni akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi kode ya gatandatu uyikoresha gusa igihe wifuza gusiba telefone yawe uko yari imeze ikiva mu ruganda,
Mbese iyo ushaka gufata telefone yawe ukayisubiza uko yari imeze neza ikiva mu ruganda, ibyo abenshi bita reset cyangwa se ibyo abenshi bakunze kwita ngo gufomata, ibyo nabyo ubikora uzi neza ko nta gusubira inyuma, kuko ubikora ushaka kongera gushyiramo application bundi bushya. Ibyo ngibyo nibyo bigufasha gukoresha iyi kode. Iyi kode ni akanyenyeri 276 akanyenyeri 3855 urwego. Ndasubiramo akanyenyeri 276 akanyenyeri 3855 urwego. Iyi kode kandi ikindi wazirikana nuko mbere yo kuyikoresha uzirikana yuko iyo ukimara kuzandika izo kode zose, ukimara gukora ku kimenyetso cya nyuma, zo ntabwo zirindira ko ukora ku kimenyetso cyo guhamagara cyangwa yes, ukimara gushyiramo ikimenyetso cya nyuma y'ubwayo igiti itangira gusiba, nta nubwo ushobora gusubira inyuma ngo bikunde. Kandi by'umwihariko iyi kode ikorana akenshi na telefone zikoresha Android. Tugeze kuri kode ya 7. Iyi kode ni nziza cyane ku bantu bakora akazi karuhije, akenshi ugasanga iyo bakavuyemo baba bashaka kuruhuka batagiye mu kwitabaguza amatelefone buri kanya. Iyi kode uyishyira muri telefone yawe, uburyo umuntu aguhamagara akumva umeze nk'aho uri kwivugiraho, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze, kandi wowe ukaza kubibona ko yaguhamagaye. Iyi kode ni akanyenyeri 43 urwego. Ndasubiramo ni akanyenyeri 43 urwego. Iyi nayo ikorana na telefone ziri mu bwoko bwa iPhone. Iyi kode ya 8 ngiye kubabwira yo ikoreshwa n'abantu bashaka kureba cyangwa se kugera ahari ibintu byose biri muri telefone ye mu buryo bwihuse, atagiye kubanza kujya muri za setting na hehe. Iyi kode ikorana gusa na telefone za Samsung, iguha uburyo bwo guhita ugera ahakwereka ibintu byose biri muri telefone yawe, icyo bita quick service menu. Iyi kode ni urwego 0011 urwego, urwego 0011 urwego. Iyi kode ya 9 nayo yagufasha mu buryo bwo kuruhuka neza, kuko iyo ishyizemo umuntu wese uguhamagaye bahita bamusubiza ko utabashije kuboneka ako kanya. Iyi kode ni akanyenyeri ni urwego 002 urwego. Ndasubiramo ni urwego 002 urwego. Iyishyiramo umuntu wese uguhamagaye ugahita bamubwira ko utabashije kuboneka bitewe n'umwanya utari kubona cyangwa se bitewe n'uko uri kuruhuka. Iyi kode kandi kuyikuramo biroroha cyane, n'ubundi urongera ukandika nk'uko wari wayanditse, urwego 002 urwego. Kode ya nyuma cyangwa kode ya 10 nizo twifuje kubagezaho uyu munsi. Iyi kode igufasha gufungura icyo bita AFL coding, uburyo bugufasha gufata umurongo ufite imbaraga igihe uhamagaye mugenzi wawe. Gusa icyo twakubwira, iyi kode imara umuriro vuba, telefone ikaba yakuzimana utabyiteguye, ariko ushobora kwihutira kuyivanamo igihe ubona ko umuriro uri gushira, ubundi ugakanda iyi kode akanyenyeri 3370 urwego, batiri ikarekera gushyira yihuse. Kandi iyi kode nk'uko byumvishe n'ubundi niyo ishyiramo ushaka gufungura icyo nakubwiye bita iFail coding, cyangwa se uburyo bwo gufata umurongo ufite imbaraga igihe uhamagaye mugenzi wawe. N'ubundi wandika akanyenyeri 3370 urwego. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri iki kiganiro. Wifuza ko tukugezaho andi makuru ajyanye n'ikoranabuhanga, wabyandika muri comment tukajya tubonana. Iyi ni T-Zone Media, kora subscribe niba utarayikora, kore like, comment. Njye twabanye ni Fabrice Shagi. Ciao ciao.